Yes, ndabashuje abakunzi ba Visit African Location, kanizere ko mumeze neza. Niba mutanameze neza mwihangane mu buzima bibaho, ariko hari ijambo nkunda kubwira abantu rivuga ngo byose bizashira. Ni ijambo ritagira amarangamutima. Ni ijambo ushobora kubwira umuntu yari yishimye akumva yuko ibintu bishobora kuzahinduka akaba yanababara, ariko ni ijambo ushobora kubwira umuntu yarababaye akagira icyizere yuko ibintu byahinduka, umunezero akazabona mu gihe runaka akizaza. So rero byose bizashira, niba ubabaye ihangane, ariko niba unishimye ugira amakenga umenya aho ugarukira. So rero ndabasuje kandi mbifuriza ikaze mu kiganiro cyacu muri ya gahunda yacu ya Visit African Location twihaye yo kujya tubagezaho amwe mu makuru yagasobanuye, ndetse naho abantu bakora agasobanuye bamwe na bamwe baba baherereye uko babayeho ubuzima bwabo mu gihe cyashize, cyangwa se mu kiganiro giheruka nabagejejeho abasobanuzi bakunzwe kuruta abandi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ariko nasigaje abasobanuzi bane bafite ikintu bahuriyeho. Hari n'abatarabimenye ko abasobanuzi ntabashyizemo. Hari n'uwitwa Jeremy, hari n'uwitwa Habibu, hari n'abandi babiri. Abo basobanuzi nabo nzabagaruka mbakorera ikiganiro cyabo, hari ibintu bigera kuri 5 bahuriyeho. So rero uyu munsi icyo tugiye kuganiraho nababwiye abasobanuzi bose hano mu gihugu, ariko uyu munsi ngiye kubabwira aba DJs cyangwa se abacuruza agasobanuye mu gihugu cyose, ariko nababwira baba DJ mvuga ngo ni abadanje. Bitewe n'ahantu uherereye, hari umushobora kuba ajya gufatisha filime bakamubwira ngo filime ngo ntazasohotse, ngo filime ngo haje ngo twe episode ngo runaka. Oya, ngiye kukubwira abasore n'abakobwa bacuruza filime muri iki gihugu, isaha ku isaha filime iri hanze uba wagenda ukayibasangana, bitewe n'ahantu uherereye muri iki gihugu. Ese umu DJ wawe yaba ari muri aba ngiye kukubwira? Ubwije ukuri ko niba umu DJ wawe atari muri aba bantu ngiye kukubwira, uva ku giti dore umuntu. Ndagira nkubwira umu DJ, nkubwire n'agace aherereyemo, bikoroheye ujye umugeraho aguhereze filime zose zasotse kandi ku gihe. Hahandi uzaba ufite umutekano wa flash yawe, telefone yawe, ndetse n'indi device iyo ari yo yose ukoresha ufata filime, nta virusi cyangwa se udafite impungenge yuko flash yawe ishobora kwibwa cyangwa se ikagira n'ikindi kibazo ikaba yahangirikira. So ndakubwira rero buri mu DJ nana akorera, ndetse icyerekezo akoreramo bikorohe ujye umugana, uve kuri baba DJ barupiga. Hagira umuntu uza kuntera amabuye, hari impamvu. Hari abantu benshi usanga muganiriye akakubwira mu DJ wanjye filime zirasohoka episode 15, yewe dore ko ibintu byanoroshye hano kuri channel tujya twerekana filime zasohotse, ugasanga hasohotse episode 15, umukiriya ajya gufata filime bati nta episode zose zasohotse. Ikibazo si n'amafaranga bari bukwishyura, cyangwa se amafaranga umukiriya bari bwishyure, ugasanga uramubwiye ngo hasohotse episode 5. Are you sure? Urishobora neza ko uwo muntu amakuru atayafite ko filime zasohotse zose atazibonye? Ukamuriza episode 5 akakwishyura episode 5 azingo nizo zasohotse kugira ngo ejo azagaruke. Buriya nzi ko abantu benshi bacuruza filime no bareba filime muzi ikintu bita amatsiko, muzi ukuntu amatsiko yica nabi. Umuhaye filime zasohotse zose ukareka kumurereye kumubeshya byagutwara iki? So rero icyo ngiye gukora ni uguca ibyo bintu. Ikindi aba DJ ngiye kubabwira ni baba DJ bashobora kumenya ngo filime runaka nubwo yabuze kubw'impamvu runaka. Hari igihe filime umusobanuro ushobora kuyikora yagiramo hagati yakabura subtitles, wajya ku mu DJ akakubwira ngo filime
yarabuze ngo cyangwa umusobanuzi ngo ntagikora ngo cyangwa ngo yarapfuye, ntawe uri ibyo akubeshya. Ariko aba DJ ngiye kukubwira uko byagenda kose amakuru ya filime yaba yarabuze kubw'impamvu runaka baba babizi. So rero abasobanuzi nabo ubwabo nzi neza yuko amakuru ya filime umu DJ muri bano ngiye kubabwira uwayamubaza uwo ari we wese aba yayamuhaye. Nk'ubu dufite ikibazo cya filime yitwa Kiapo, ariko aba DJ bose bazi impamvu iyo filime itaboneka ko ari ikibazo cya subtitles. Ariko ntibyagutangaza ari umu DJ ugiye akakubwira ngo iyo filime mumikora ntagikora cyangwa se yarapfuye cyangwa yagize gute. Ariko nka Batanga Kiapo subtitles zarabuze pe, zarabuze. So rero ikindi nababwira nuko aba DJ bose ngiye kubabwira bakorana na JP Company Limited. Aba DJ bose izo mashini bakoresha bakora banning bose, uko byagenda kose nukenera imashini nziza uzajye muri JP Technology Limited. Ikorera imbere isoko rya Nyarugenge mu mujyi rwagati. Ufite ikibazo cyangwa se ukeneye kubavugisha, nubwo wamvugisha kuri nimero yanjye nahakugeza. So rero tutizimye mu magambo, tugiye guhera mu karere turibanda uturere twose hafi ya twose two mu Rwanda, turagenda tunyuramo. Reka duhere mu karere ka Nyarugenge. Niba uzi ko utuye mu karere ka Nyarugenge, aba ba DJ ngiye kukubwira ni aba DJ badanje. Aba DJ badanje bashobora kubigukorera bakaguha filime nziza kandi ku gihe, batitaye ngo byagenze gute, ngiraturuka he, ngirava he. Icyo byabisaba cyose filime bakayiguha, ariko nawe ukabaha ibyo bagusaba. Mu karere ka Nyarugenge turasanga umu DJ bita DJ Kasimo, akorera kwa Gisimba. Umu DJ wa danje na filime zidasobanuye abazifite. Turasanga undi mu DJ bita Jemuve, akorera Nyamirambo neza hariya Dialogue ku kazu ka Prudence. Turasanga undi mu DJ bita DJ Kibwija, akorera mu Nzove ahantu bita ku ipoto rya Nyuma. Hari undi mu DJ bita DJ Masho hirya aho bita Nyabyondo. Hari undi mu DJ bita Isana wakorera Dialogue hafi n'akazu ka Prudence. Ubwabuze Jean Marie washaka uwo bita Isa. Tujya Nyabugogo turasanga mu DJ bita Momparoma filime yose yivi kagera, yaba yasokeye he iyo ari yo yose yivi kagera bisanga na DJ Momparoma. Ariko ubwabuze Momparoma ntibyakoze gushaka no bita JP. Abantu batuye ku Muhima za Koromboka, abantu batuye hara hafi na ADPR ku Muhima murasanga mu DJ bita Mitsutsu. DJ Mitsutsu nawe ni umu DJ wa danje ubikora fresh, ndetse uba uri update kuri filime iyo ari yose ahiva ikagera. Kwakomeje abantu batuye mu Gakiriro cyangwa se mu Gakinjiro ko mu mujyi, ku muhanda mushya, ura muhanda umanuka uva mu Gakinjiro ugera Nyabugogo ukongera ugahemuka nanone hano za Nyamirambo, ushaka umu DJ bita Olivier. Abantu mu Gakinjiro ushaka umu DJ bita Olivier, uvuye kuri abo ba DJ bandi baba bahungetwa, baba batazi ibyo barimo, ugenda bakakubita filime, ariko filime baguhaye bakaguha na virus. Ushaka umu DJ bita Olivier, arabikurikirana neza ntari birye. Hafi aho ngo hari undi mu DJ bita Mbaya, DJ Mbaya. Babuze Olivier washaka DJ Mbaya nawe arabikurikirana. Ntariwe twihuse cyane rero tujye ahantu bita Kimishagara turashanga umu DJ bita DJ Theo Obi, akora Kimisagara ku gahanda k'amabuye uzamutse ura muhanda w'imbere yo kuri station. Uwo nawe umubuze washaka uwo bita DJ Brice nawe akorera mu Gashyashya, nawe ni umu DJ wa danje. Abantu batuye National mushake umu DJ bita Basisi OG. Uyu nguyu abafite filime za danje, filime nshyashya, ndetse filime zibona neza z'ama original na filime za kera. Ubaye hari filime washatse kureba ukayibona iri mu ishusho ribi,
Basisi arabigufashamo akayigukorera akayigwa ifite ishusho ryiza cyane. Tukiri nationali rero, umushake wa mudije w'umukobwa bita Olga. Uyu ni umudije wa danje ubikora neza ndetse umaze kubimenyera ubikora fresh, ushobora kuguha amakuru ya filime akavuga ati filime nubwo yijyanye anytime iri gusohoka ushobora kuzabura cyangwa se tukomeza tukayireba. Uko byagenda kose DJ Olga yakubwiza ukuri kandi ibintu akabigukorera neza hatajemo ibintu by'uburyarya ngo filime ngo urabona ngo hasotse ngo dutatu kandi hasotse utu episode 20. Tukiri Kimisagara, komeza Kimisagara, ubwo national aho ngaho mwareba Basisi cyangwa se mukareba Olga. Reka twigire Inyamirambo. Inyamirambo ku isoko turasanga bita DJ Fab. Uyu DJ Fab nawe akorera Inyamirambo. Muri Karabaye turasanga bita DJ Felix ndetse no bita DJ Gashuhe ukorera muri Karabaye, ni umu DJ wa danje nawe bikurikirana fresh. Muri Nyakabanda turasanga bita DJ Karisa. Ubwo turi kuza ha Nyarugenge turi kusa n'abagenda bayisoza. Ndetse ugiye ku isoko urasanga bita DJ Sadati. None umu DJ w'umwana mwiza ubikora neza ndetse bikurikirana utagira no kubeshya. Turasanga n'undi mu DJ bita DJ Jamari akorera kuri Cafe do Nyakabanda. Abantu batuye Nyakabanda mugende murebe mu DJ bita Jamari. Ndetse abantu ba Norvege mushake umu DJ bita Kuba. DJ Kuba akorera Norvege. Ndetse n'uwo bita DJ Buka nawe ukorera muri Karabaye, ndetse na DJ Papi ukorera ahantu bita ku Gasoko hano muri Nyamirambo, ndetse n'uwo bita DJ Hasani ukorera nawe ku isoko. Ahagana rero mu mujyi za City Plaza. City Plaza mugende mushaka umu DJ bita Pazo. DJ Pazo nawe ni umu DJ wa danje. Ubwo wabuze DJ Pazo cyangwa se wageze mu mujyi wanaza nanjye ukandeba, filime ziba zihari ku gihe. Kazo kandeba agwa filime zose zasotse nta nimwe nkuyemo, ibintu bikaba fresh. Ariko ubwo nanjye utambonye wabaza undi mu DJ bita DJ Saddam. DJ Saddam nawe ni umu DJ wa danje ubikora fresh, akorera neza urenze kuri City Plaza usa n'umanuka ugana kwa ba Rubangura. So rero muri Nyarugenge naho ba DJ nakubwira ba danje, simvuze ko atari nabandi ba DJ babikurikirana, ariko ba DJ mubwiye ni ba DJ b'inyangamugayo, ndetse ni nabo ba DJ bashobora gukorera ibintu byawe neza ku gihe kandi uko ubishaka, ariko nawe ukabubahira akazi bakora. Ntugende wivugisha mushiga ngo 10 ngo n'esheshatu ngo zuzuze ngo ndagwa 500 ngo ndagwa ngo turubasa, afaza ari byuze nakuzuriza 10 n'esheshatu ubwo filime zose ushaka nk'ibintu bibi. Shiga 8 umpereza icyo gihombo. Reka ibintu bitamera fresh. Twakomeje mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro, muri Kicukiro ho nk'abantu mwe hari aba DJ ba danje ndakubwira bake b'ingenzi bashoboka. Ku mwanya wa mbere shaka umu DJ bita Eric Nsanga akorera Kicukiro, ndetse n'undi mu DJ w'umu legend bita DJ Robert akorera ahantu bita muri Sahara. Twakomeje ahantu bita mu Karambo Kicukiro, genda ushaka umu DJ bita JJ cyangwa se John Junior akorera nawe mu Karambo. Ariko nubura John uzashaka kubita DJ Alpha, mu DJ wa danje aho bikurikirana w'umunyakuri w'umwana mwiza, ntari birye nawe yabikurikirana akagwa filime nziza zose zasotse kandi kugiye. Tukiri muri Kicukiro rero turareba undi mu DJ bita DJ Hamidu. DJ Hamidu akorera mu Gatenga nawe hano bita mu Karambo, ariko undi mu DJ wa danje tutakibagirwa mushaka mwese mwagana abantu bari Kicukiro mwareba umu DJ bita DJ Eric Pro akorera Kicukiro Zinia ahantu bita mu Ngoma. Ahantu ngira ngo munahaze n'ahantu aparika ibikamyo. Uwo umu DJ nawe ushobora kubigukorera fresh ndetse akakubwiza ukuri. Ufite n'ikibazo gikomeye wenda cya telefone, cy'amavirusi, maintenance, ibintu nk'ibyo ngibyo nawe
igufashamo. Ese aba DJ mubwiye umu DJ wawe arimo? Umu DJ wawe usanze arimo cyangwa arakubeshya? Tugiye mu karere ka Gasabo, turasanga uwo bita DJ Mura akorera ikami hafi y'ikigo cya gisirikare. DJ Mura nawe ni umu DJ ubikurikirana kandi umu DJ umwana mwiza ewana nta satani. Turasanga undi bita DJ Gutumika. DJ Gutumika akorera Kimironko ahantu bita mu Izindiro. Abantu bo mu Izindiro mugende mushake DJ Gutumika abikurikirane, ni umwana mwiza gusa agira ukuri kwinshi. Kandi kuba gukenewe, ariko rimwe na rimwe ukuri kwinshi ntabwo kuba ari sawa. Wa mu DJ ukubwiza uko akubwira ati ngewe filime nayibonye imvunnye, nayishoye amafaranga angana gutya, naguza bonoma kuri website y'umuntu runaka, iyi ni na downloadinze filime 2 zonyine na minota ya 500, n'utayima igendere mu bigori. Ni umu DJ ukora akazi ke neza, nene n'umu DJ wa danje ushobora kubikurikirana akagwa filime ushaka, ariko naho kubaha akazi kiwe. Gusa agira ukuri kwinshi, ntabwo wajya n'umuzana ibintu byaki hirya hino ngo byagenze gute. Tugiye ahantu bita mu Izindiro none turasanga undi mu DJ bita Neiba. DJ Neiba nawe umwana mwiza, umu DJ mwiza ushobora kubikurikirana akagwa filime zose ushaka kandi ku gihe. Tugiye ahantu bita Nyacyonga turasanga umu DJ bita Didros. DJ Didros muri Ubisoft Studio nawe n'umwana mwiza, DJ ufite filime nziza kandi ku gihe, ndetse ugira ukuri kwinshi. Nawe akunda umuntu ubaha akazi ke. Nimba umu DJ ugira ukuri kwinshi, ubeko umu DJ ukunda umuntu ubaha akazi ke, apana kumuzana ibintu ngo byagenze gutya, ngo filime ngo nguruza ngo flash ngo haya ngo cyangwa se ngo niba ngo utabyemeye ngo guzisibi arazisiba, mwese muhombi. DJ Didros akorera Nyacyonga. Tugiye ahantu bita Igasanze, ahantu bigasanze mugende mushaka umuntu bita DJ Maka. DJ Maka umwana mwiza, gende nawe abafashe abaye filime nziza kandi zigezweho ku gihe. Hanyuma rero tugaruka ahantu bita za Gisozi, habaye umu DJ bita DJ Albert. DJ Albert ni umwana mwiza nawe akorera Gisozi, nawe yabikurikirana yagwa filime nziza ku gihe, kandi nzi neza ko nawe ibyo bintu byo kuvuga ngo hasotse ngo tunutunga ejo uzagaruka ngo gutundi, ibyo bintu nabyo agira. Ndetse nawe agira maintenance y'imashini, ntago imashini nta mavirusi ntaki, ibintu bimeze neza. Flash kwa yimuhaye nikayigusubiza nta bibazo ntaki. Filime iri buboneka araho bwa filime yabonetse itari buboneke, bati filime ntiyabonetse, nta bintu by'uburyarya. Abo nibo ba DJ nakubwira mu karere ka Gasabo. Simvuze ko batari nabandi, ariko wawe niba atarimo yisuzume cyangwa nawe umusuzume, urebe ko ibyo bintu byose nakubwiye abyujuje, utubwire muri comment. So ku Gisozi hari n'undi mu DJ bita DJ Sniper, ariko muri iyi minsi utamenya ngo ahugiye mu biki. Nawe n'umu DJ w'umwana mwiza, ashobora kuba ibintu byo gucuruza filime yarivuyemo yari ibintu byo kuvanga imiziki ntawamenya, ariko nawe n'umwana mwiza, nawe wamumaririza ukumva ko akibirimo, nawe igihe mwerukira nzi ko yabikurikiranaga. DJ Sniper nawe urakumbuwe. Twagiye mu karere ka Karongi. Karere ka Karongi ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba, mu ntara y'Iburengerazuba rero turasanga mu karere ka Karongi turasanga uwo bita DJ Gadi. DJ Gadi akorera mu karere ka Karongi, ndetse n'uwo bita DJ Chance ukorera ahantu bita Irubengera. Ugeze Irubengera kuri muhanda ugana Rubavu, ndetse undi ugana Muhanga, ukamuhamagara urera muri rompu, ukamuhamagara ati urihe Chance umwe mu filime. DJ Chance yabikurikirana, ariko uramutse uje DJ Chance wahamagara undi bita DJ Kadu nawe akorera hariya Irubengera. Naba DJ ba danje abo ngabo mbari kukubwira, simvuze ko atari nabandi ba DJ, ariko abo ba DJ n'aba DJ banzi nanjye neza ko, cyangwa se baba DJ bajya gufata filime kuri koperative uko zasotse akazifata zose nta musobanuza kuyemo, atatoranyije ngo uyu ngo arakunzwe ngo uyu ntakunzwe. Ibyo bintu aba DJ bihaye byo gutoranya abasobanuzi mu bubwa bajye banigaye. Simvuze ngo wenda ngo clientele yawe ngimeze gute, wowe yuri muri business ntutoranya ngo uyu muntu ngo uyu n'uyu.
uri muri business ucuruza agasobanuye, curuza filime wicuruza umuntu we, curuza filime wicuruza umusobanuzi, sibyo? Reka abakiriya aribo bimenyera ngo barahitamo ibiki. Wifata umusobanuzi ngo umwangisha abakiriya, ibyo bintu uko atari ibintu byiza, bitari na fair. Kuki wowe wumva wabikora? So aba ba DJ ndi gukubwira ntabwo ibyo bintu bashobora kubikora. We arakubwira ngo hari filime nziza gutya na gutya, akayikwereka akayigwa kandi akayigwa yose, atitengo yakozwe n'umusobanuzi runaka mushaka kubakoze ejo. Uko koperative ntishobora gukora ikosa ryo gufata umusobanuzi w'umuswa ngo ishyire filime ze hanze, ibyo bizi neza ko filime zizarebwa n'abantu benshi. Ariko ushobora kuba utakunze umusobanuzi wowe, ariko si byiza ngo mwangishe undi muntu, kuko abantu bose ntabwo dukunda ibintu bimwe. So icyiza rero, fata filime zose kuko bano ba DJ babikora, hanyuma ucuruze filime wo gucuruza izina ry'umuntu cyangwa se gucuruza umusobanuzi. Curuza filime utitengo yakozwe nande. Twakomeje mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro mugira umu DJ umwe wa danje. Niba mbeshya mu makanya, mu karere ka Rutsiro haba umu DJ bita The Great Twaje, akorera ahantu bita Ikivumu. Ni mu DJ wa danje mu karere ka Rutsiro. Niba ari undi mu DJ wa danje uri mu karere ka Rutsiro, atwandikire muri comment tuvuge ati ndi wa danje. Mu karere ka Rutsiro haba umu DJ umwe bita DJ Great Twaje, ukorera ahantu bita Ikivumu. Tujya mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke turasanga umu DJ bita DJ K2, ukorera ahantu bita Karengera. Hari n'undi mu DJ bita DJ Vandame, ukorera ahantu bita Rwesero, ndetse n'undi mu DJ bita DJ Asifiwe Cyazo. Yo Sharp Maniga. DJ Asifiwe ukorera Cyazo ahantu bita Ikirambo. Hari n'undi bita DJ Fisi nawe akorera hafi aho ngo muri Cyazo, ndetse n'undi bita DJ Jonathan ukorera ahantu bita Gafunzo Centre. Abo nibo ba DJ bo muri Nyamasheke. Dukomeza ahantu bita Kamembe. Ikamembe hari aba DJ badanje cyane cyane nk'umu DJ bita DJ Mutagatifu, akorera mu mujyi rwagati, ndetse n'undi mu DJ bita Franco. Uramutse ubuze Mutagatifu washaka ko bita Franco, bose bakorera mu mujyi. Hari n'undi bita DJ P aka Polo, cyangwa se ni DJ Polo aka P. DJ P akorera Kamembe ahantu hitwa muri Mateus. Nawe ni umu DJ wa danje ugira filime zose ku gihe. Ndetse hari n'undi bita DJ Fulgence, akorera ahantu bita Imuhari ku Iperu, cyangwa se ku Iperu, biterwa nuko usoma. Uyu DJ Fulgence nawe ni umu DJ wa danje ubikurikirana kandi umwana mwiza. Shout out DJ Fulgence. Tujya ahantu bita mu Bugarama. Mu Bugarama turasanga umu DJ bita DJ Eric, akorera ahantu bita Imuganza kurya kane. Uyu ni umu DJ wa danje, agira ibintu byinshi cyane, akora ibintu by'irembo, akora ibintu bya service zo gufotora, akora ibintu, agira ibintu by'amasonorisation. Umu DJ wa danje yitwa DJ Eric, akorera Mikosora Studio, akorera ahantu bita mu Bugarama. Ndetse hari n'undi bita DJ Moonstar. DJ Moonstar nawe ni umu DJ wa danje, DJ w'umwana mwiza, ndetse bamwita Mr Handsome, umwana mwiza bya danje. Akorera ahantu ubu ngubu ari kubarizwa ahantu bita mu Gisakura. Ahantu mu Gisakura mugende murebe DJ Moonstar, abatemo abaye service nziza, n'umwana mwiza, nacuruza filime atitaye ngo umusobanuzi ibyo ibiki n'ibiki. Filime ubundi filime nziza ubundi irigugisha, ubundi niyo gahunda ubundi umu DJ wa danje ubundi yakabaye akurikiza. So twigarukiye hino ahangaha rero, tujye mu karere ka Kamonyi, ariko cyane cyane dore tukomerezaho mu ntara y'Amajyepfo, tubirinduka twimanukira. Duhereye rero hafi ahanga mu karere ka Kamonyi, twikoza ahantu bita ku Ruyenzi. Ari muzi ngo ku Ruyenzi umu DJ wa danje ni umu DJ wa mbere wa danje bamwita DJ Scott Fabrice. Hari abantu bari bazi ngo ni DJ D Kabaka. DJ D Kabaka yarasaze rwose, ubu ngubu yasariye mu bintu bya sonorisation, musanga ku kazi biragoye, none harangicola. Ushaka imashini nawe nziza za laptop, desktop n'ama diske, wagenda akaziguha. Bamwita DJ Scott Fabrice. Ariko umuntu bita DJ D Kabaka we
ibintu bya filime rwose bikora gakeya. Niba wishakira disque top ugenda DJ Eddy Kabaka akaguhe disque top, ushaka disque dire akwereye disque dire, agasobanuye ko gucuruza filime umuntu ushobora kumubona ni kwa gatatu, kwa gatanu, indi minsi yose abari mu masonorisation, agira sonorisation nziza rwose, ariko kuri studio yiwe wahagera bakagutamo. Bamwita DJ Eddy Kabaka, nawe ari kuruyenze, nani umu DJ wa danje kandi w'umu legend, ndetse uzi ikiza cyo gucuruza filime zose utitaye ku musobanuzi, ndetse ari no mu ma DJ bagiye bafasha abasobanuzi bashya ndetse n'abakera bagiye baza mu kazi ari bashyashya, akabafasha kugira ngo abantu babamenyere. Uwo bita DJ Robert Sahara, shout out DJ Robert Sahara, nabo bitaga ba Rijuni, ndetse n'aba DJ benshi bagiye bafasha abasobanuzi. Rero adashobora kwita ku kintu cyo kuvuga ngo aracuruza umusobanuzi kuruta uko yacuruza filime. We filime ari nziza nubwo aba yarayikozwe nimugoroba, arayikugurisha atiteye ngo umusobanuzi ngarakunze cyangwa nta kundi. Ubwo ku Ruyenzi mwasanga aba DJ babiri, Scott Fabrice ndetse n'uwo bita DJ Eddy Kabaka. Tujya ahantu bita Igihara turasanga umu DJ bita DJ K1, akorera Igihara, nabagira amasonorisation, n'umwana mwiza, ndetse n'umu DJ ubona yuko abakiriya abantu baragihara mujye mumwegera, n'umu DJ ushukika, mujye mugenda mu mushuke nyine abaye filime nyine n'umwe mu amafaranga mu mushuke ntaribe. Kwambuka ahantu bita mu Rugarama aho za Kigese, bwo ni muri Kamonyi, turasanga mu DJ bita DJ Boss muri Black Star Studio. Abantu bo ku Kigese ibyo nushaka mu DJ bita DJ Boss, filime zose izakera izasotse ni yarayisotse umugoroba murayimusanga nawe mwita DJ Boss muri Black Star Studio, akora ahantu bita Ikigese mu Rugarama. Hari n'undi mu DJ bita DJ Brown, DJ Brown nawe akorera Ikigese ariko ahantu bita ku Kirega cyangwa se Kirega. Tuzamuka ahantu bita ku Kamonyi ku karere, ngende mushaka mu DJ bita DJ Ibuka. DJ Ibuka akorera ku karere neza ka Kamonyi, ugeze ku karere ka Kamonyi kwamagara ati Ibuka bimeze bite, filime nshyashya rozifite ndunemo, yavuga ati banguka ahubwo mbona ivumbi ari ryo ringezeho mbere yawe. Twagiye ahantu bita za Rugobagoba. Tugeze Rugobagoba ku muhanda ujya ku Mugina urasanga uwo bita DJ Napia. DJ Napia ushobora kugenda ntuwamusange, ariko no mu DJ wa danje, nkubwira ngo wa danje ubyumve. Tekereza ko uyu mu DJ werebye ukuntu aba afite akazi kenshi, aravuga ati ibi bintu reka mbyigishe n'umufasha wanjye. Ushobora kugenda utasangayo Napia, ugasanga uyu mufasha we niwe uri muri studio ari kubikurikirana, akagwa filime zose zasotse kandi ku gihe. Irugobagoba murasanga DJ Napia ndetse n'umwana mwiza nawe uciringa nta mutima mubi. Ndetse dukomeje ku muhanda ugana Mugina ahantu bita mu Gashyushya centre neza, urasanga umu DJ bita Olivier. DJ Olivier nawe afite filime nshyashya zasotse kandi ku gihe, hari ahagana kuri farumasi y'imiti y'amatungo. Dukomeje ahantu bita ku Mugina ku isoko turasanga umu DJ bita DJ Cruiser cyangwa DJ Cruise, nawe akorera ku Mugina ku isoko. Tugaruka inyuma gato tugana ahantu bita Musambira. Abantu bimusambira mugende mushaka umu DJ w'umwana mwiza Mr Handsome, nawe ewana w'ibogari bamwita DJ Elize. Abantu bimusambira murekana nabo ba DJ baho ngo bahuze gurika abandi, mugende mushaka umu DJ bita DJ Elize, akorera hariya ku isoko neza, n'umwana mwiza nawe kandi ubikurikirana utabeshya kandi umunyakuri kabisa, wahamusanga ku filime nziza kandi kugiye bamwita Elize imusambira. Abantu mu cyakabiri imuhanga habura iki ibintu murimo mujya kuba DJ ba fake baba babicira amafurashi babaha ibintu bidasobanutse, ugasanga episode bazitarutse. Mugende murebe mu DJ bita DJ Jire. DJ Jire akorera mu cyakabiri imuhanga, ndetse abantu bimuhanga cyane cyane ahantu bita Gahogo. Mugende murebe umuntu bita DJ Pazo. DJ Pazo akorera Igahogo, ndetse n'undi muntu bita DJ Erade imuhanga uzamutse kuri Plato. Nawe n'umwana mwiza ubikurikirana atitaye ngo bimeze gute, ariko nawe agakunda umuntu ubaha akazi ke.
ibintu bya desi, ibintu by'ijana mwihaye, ibyo bintu rwose, ibyo bintu gutesha agaciro umugabo gasobanuye. Genda umuntu aguhe filime zose zasohotse ku gihe, ubundi mwitera n'aba disque ba n'umutima mubi wo kuvuga ngo good episode dutatu ejo uzagaruke paka cya gihumbi n'ubundi akigukuyemo. Genda umuha amafaranga afatika aguhereza na episode zose zasohotse. So, bamwita DJ Erade Imuhanga, uzamutse kuri plateau. Mubuzi rero Erade wakikuzana bita Nyabisindu, ugashaka umu DJ bita Stana akorera Nyabisindu, ndetse n'undi bita DJ Kabulo cyangwa se Kaburo nawe akorera iyo ngiyo za Nyabisindu. Twigojeje mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango rero turasanga aba DJ ba danje, abantu bari mu mujyi rwagati mu karere ka Ruhango. Ugende mushake umu DJ bita Furaha akorera muri Wakanda Studio, none umu DJ wa danje ubikurikirana akorera mu mujyi neza muri Wakanda Studio. Ugereyo baguhereza ibintu byose ku gihe, filime zose zasohotse nta nimwe isigaye, nta episode nimwe basigaje. Tumanutse ahantu bita Ikinazi turasanga uwo bita DJ Amuzaji akorera ahantu bita Ikinazi, ndetse n'undi mu DJ bita DJ Empire. DJ Empire nawe akorera za Kinazi, n'umwana mwiza nawe yabikurikirana isaha ku isaha. Dukomeze rero mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza no haba aba DJ ba danje ushobora kubikurikirana isaha ku isaha, utitaye ngo bimeze bite, utitaye ngo haba iki. Filime yari yose bitewe n'igihe yasokeye, aba bahungu baba bayifite kandi bakayiguha, ndetse ariko nawe ukabaha ibyo ubagomba. Duhereye i Nyanza rero ugana ku Kiliziya, umu DJ wa mbere uhingukiraho mu gihe uri kugana muri gare bamwita DJ Eric Pro. DJ Eric Pro ni umu DJ wa danje w'umwana mwiza ushobora kubikurikirana, ndetse abafite filime zose zasohotse ewan nimaze gusohoka ubukano kanya life. Bamwita DJ Eric Pro, ni umwana mwiza nawe uciringa, ndetse nawe ni umu DJ ushukika imbibi yakabanga, ni umu DJ ushukika. Abakira mugende mushuke DJ Eric abaye filime mu muganirize, niba bamufata ku rutugu DJ Eric rwose ashobora gushyiramo imiyaga flash ya jiga 16 akayuzuriza icyatanu, ariko utamufashe ku rutugu wamuha bya bibiri nakubwiye. Umwana mwiza rero DJ Eric wagenda akaguha filime, bamwita DJ Eric Pro. Hepfo ye rero ahanga bisobanuka, hepfo yiwe hari undi bita DJ Eric Mavado. Ubwo buri kugana neza kuri gare, n'aba DJ babiri bakurikiranye bitwa ba Eric. Ubuze Eric Pro washaka Mavado, bose n'abana beza bagwa filime ku gihe. Ndetse abantu batuye kuri Arete ugene mushako bita DJ Marite. DJ Marite kuri Arete aho ngaho i Nyanza, DJ wa danje ubikurikirana kandi umu DJ uri seriye, nawe ntagakunda ibintu za revenge za ritarani. Icyo ubusabwa nukumwibya gusaba nawe akaguha ibyo umusaba byose full package. Reka tugire mu karere ka Nyaruguru ndetse na Huye. Mu karere ka Huye City turasanga uwo bita DJ Eric, ndetse turasanga n'undi bita DJ Jimmy ukorera ahantu bita mu Rugarama. Turasanga n'undi mu DJ bita DJ Gasatsi ukorera ahantu bita Itumba. Turasanga n'undi mu DJ bita DJ Yves ukorera Huye mu mujyi rwagati, ndetse DJ Oscar nawe akorera mu mujyi ahantu bita Icyarwa, ndetse na DJ Fils ukorera mu Matyazo, ndetse na DJ Nyindi ukorera nawe mu Matyazo hafi aho ngaho. DJ Ney nawe akorera Huye mu mujyi rwagati, ndetse na DJ John ukorera nawe mu mujyi rwagati i Huye. Abo nibo ba DJ ba danje. No mu karere ka Gisagara turasanga umu DJ bita DJ Eric ukorera ahantu bita Imusha, ndetse na DJ Kizigenza ukorera ahantu bita Ndora. Mu karere ka Nyamagabe turasanga umu DJ bita DJ Gabi akorera Nyamagabe mu mujyi. DJ Ntwari nawe akorera mu karere ka Nyamagabe nawe mu mujyi, ndetse n'uwo bita DJ Isaac nawe akorera i Nyamagabe mu mujyi. Abo bose n'aba DJ badanje bo mu karere ka Nyamagabe ushobora kugenda bakagutamo imizigo igezweho kandi mishyashya ku gihe. No mu karere ka Nyaruguru turasanga bita DJ Theo akorera Indago hari hafi n'akarere urenze Ikibeho, ndetse tuhasanga n'uwo bita DJ Cove
we akorera ikibeho neza mu gasantere. Abo no ba DJ ba danje babikora neza babikurikirana, ndetse n'aba DJ badashobora kwica ibiciro cyangwa se badashobora kwica akazi, bakora akazi kabo neza kandi banakubaha, bubaha abakiriya babo ndetse bagakunda n'abakiriya babubaha. Abo no ba DJ ba danje muri utwo turere uko mbakubwiye mu ntara y'Amajyepfo, Huye, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Tunyarukiye ubwo turi mu gice cy'Amajyepfo, reka twikoza ni Burundi. Ese mwari muzi ko ni Burundi dufite abahungu bakora aka kazi neza? Uko dufite umusobanuzi nababwiye bita Hakimu Professor, dufite n'aba disc banners bakora uyu mwuga. Niba uri mu Burundi rero uri ahantu bita mu Kamenge, reba mu DJ bita DJ Cedro. DJ Cedro akora mu Kamenge ahantu bita kurya gatandatu. Abantu bo mu Burundi gute ufata umwanya ukajya ku mudije uzagurika guhereza filime zo muri rimwe, filime ziri update z'abasobanuzi bano mu Rwanda nabo mu Burundi, genda baza umudije bita DJ Cedro akorera mu Kamenge kurya gatandatu. Abantu batuye ku Musaga mugene murebe wo bita DJ T1 akorera kurya gatatu bita ku Musaga. Mu DJ wa danje no bafite filime zose zasohotse ziri update zigisohoka hano mu Rwanda no mu Burundi. Niba filime zisohotse ku isaha y'isa 12 ku isaha y'isa 2 zuzuye za mu gitondo, DJ T1 wo ku Musaga abazifite. Abantu batuye Ngozi mugende mushaka umuntu mu DJ bita DJ Sarika akorera neza Ngozi ni isoko aho ngaho. Aho ngo ku isoko rya Ngozi mushaka umu DJ bita DJ Sarika. Abantu batuye Cibitoke ubwo ni kurya gatanu mugende mushaka umu DJ bita DJ Darisi. DJ Darisi akora Cibitoke kurya gatanu, nawe n'umwana mwiza no mu DJ wa danje. Shout out DJ Darisi. Ewan nono abantu batuye Kirundo nono rero bo mama yake kabisa, ibintu bari fresh, mugende mushake umu DJ bita DJ Mwanya. DJ Mwanya akorera mu Kirundo, niwe mu DJ wa danje mu Kirundo, abandi bose bahari filime bazibona. DJ Mwanya azimaranye hafi iminsi 2. So rero icyo nabashishikariza abantu bo mu Burundi, aba DJ no ba danje no ba DJ babana beza ndetse bashobora gukorera ibintu byose ushaka, ariko nabo ukubaha akazi kabo batitaye ngo bimeze bite, cyangwa se batitaye ngo urabagomba iki cyangwa se bakugomba iki. Ibintu babikurikirana neza ruzungu. Twikoze mu karere ka Bugesera, ubwo twagarutse, ubwo turi kuri kote y'u Burundi mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera abantu batuye mu mujyi kugende mushaka umu DJ bita Alex. DJ Alex ni umwana mwiza, no mu DJ wa danje ushobora kubigukurikiranira isaha ku isaha, akagwa filime zose zasohotse kugiye. Twihuse cyane tudatinje, mugende abantu batuye Ntarama mugende murebe umu DJ bita Flex. Abantu bo kuruhuwa mushake umu DJ bita Nono. Abantu bitikanazi, abantu bakanazi umeze fresh kwa Kadyuri. Abantu bakanazi mugende mushake umu DJ bita Didier, umu DJ wa danje ushobora kubikurikirana nawe isaha kwishaha. Abantu batuye ku isoko hari mu Bugesera neza mushake umu DJ bita DJ Theogene. Abantu batuye Musenyi mushaka umu DJ bita DJ Simo, nawe ni umu DJ wa danje ufite filime zose ku gihe. Abantu batuye ahantu bita Nyakondo mugende mushaka umu DJ bita DJ Viva, mu DJ ne wa danje ubikurikirana fresh y'uwo mwana mwiza. Abantu batuye Batima, abantu batuye Batima hari umu DJ wa danje bita DJ Isaac, DJ Isaac. Niba Isaac Isaka umwita ubushaka atuye hano bita Batima. Hari abantu batuye Sake muri Ngoma murebe umu DJ bita DJ Zubek atuye Sake muri Ngoma, ndetse DJ Theogene atuye ahantu bita Imusenyi. DJ Makavera ukorera ahantu bita kwa Izayi, nawe ni umu DJ wa danje. Hakaba DJ Sam nawe utuye ku Musenyi, ubwo bombi na Simeo batuye ku Musenyi. DJ Emi utuye ahantu bita ku Gaseke.
nawe ni umu DJ wa danje, ndetse hakaba hari n'undi mu DJ wa danje bita DJ Musa. Abantu batuye mu Biryogo bya Mayange, ibintu byo guhuzagurika mugenda hirya hino mwagiye kwa Musa akaba filime nshyashya zasohotse zose ku gihe. Ni umu DJ wa danje ushobora gufata amafaranga ye mu gihe filime yanabuze agashoramo amafaranga akavuga ati filime ngiye ubwanjye nayisobanuriza. Bamwita DJ Musa, akorera mu Biryogo bya Mayange. Ni umu DJ wa danje wo mwana mwiza, ariko nawe udakunda za revene za ritarani, ukunda umuntu wubaha akazi ke, uramutse umuzanye ibintu bya feke cyangwa ibintu biterekeranye abaguta mu bigori. Nawe n'umwana mwiza, abantu mu Biryogo bya Mayange ugende mushake umu DJ bita DJ Musa. Hari n'undi mu DJ nanone wa danje bita DJ Ink. Abantu mu Mugesera mushake DJ Ink nawe abatemo. Abantu batuye mu Mayange mwabuze DJ Musa, mwaribo bita DJ Flora. DJ Flora mukamusanga nawe ahantu ari akabatamo. Umu DJ wa danje kandi ushobora kubikurikirana bita DJ Flora. Ni umupapa mwiza nawe rwose umwana mwiza, ushobora kugenda akana kugira n'inama nawe yabikurikirana. Hari n'undi bita DJ Kedi, akorera ahantu bita Ramiro. N'undi mu DJ bita DJ Nikodemu, akorera ahantu bita Gashora. Nawe n'umwana mwiza, ushobora kubikurikirana. Ubwo ndi kugenda njya no mu tundi turere. Hari n'undi mu DJ bita Didier, abantu batuye Batima mwabuze Isaac, mwaribo bita Didier, ndetse n'uwo bita DJ Shimiye, akorera ahantu bita Mwogo. Ariko abantu batuye Imareba muri Bugesera, nababwira mugende mushaka umu DJ bita Rodrigue cyangwa Rodrigo. Umu DJ nawe wa danje ubikurikirana fresh, ukora na service nyinshi. Abantu bafite ibibazo bya service z'ubutaka, mukeneye ibyangombwa by'ubutaka, mukeneye kureba ama UPI yanyu niba meze neza na yabaza arimo, ushaka umu DJ bita Rodrigo nawe arabikurikirana. N'umwana mwiza kandi nawe dakunda ibintu byazagaragara. We n'umu DJ umuhungu bita Rodrigo yakugiriye inama ukamunanira arakoshye. So rero biba byiza umugendanye neza fresh, ibintu byawe akabikurikirana. Ariko kubana akazi ke, ibintu byo kugenda uvuga ngo flash ngo urayuzurize ngo 500 ngo magana ngahe oya. Nawe n'umu DJ ufite filime zose zasotse kandi ku gihe. Dusoreze Rubavu, reka dusoreze mu Rubavu, mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu abantu batuye Rubavu bashake umu DJ bita DJ Freeze, akorera Brasserie. DJ Zidane akorera Nyamyumba. DJ Pastimos akorera Nyamyumba. DJ Jido akorera nawe Nyamyumba. DJ Bruxelles nawe aba Rubavu. Ariko abantu batuye Mahoko Atansiyo mugende mushaka umu DJ bita DJ USB Rwanda. None umu DJ wa danje ufite filime zose ziba zasotse ku gihe. Yewe nubwo waba uri hehe we nta limit agira. Nubwo waba uri muri Kigali, nubwo waba uri filime araziguha. Abantu bakeneye filime online nabo bareba DJ USB Rwanda, akorera hariya Imahoko muri Rubavu utaragera mu mujyi. None umwana mwiza ubikurikirana fresh, kandi iyo bishatse mugendana neza nta mutima mubi wawe, nta muntu ukora kano kazi mushobora kugirana ibibazo. DJ USB Rwanda rero wa Mahoko wamubuze wareba n'undi mu DJ bita DJ Migos nawe akorera Rubavu. DJ Hakimu nawe akorera iyo ngiyo Nyamyumba hafi na ba DJ Freeze. DJ Enzo ndetse n'uwo bita DJ Rameke ukorera ahantu bita Rambo muri Nyamyumba, ndetse n'undi mu DJ wa danje bita DJ Sinopu Samu. Hano mu DJ wa danje ukorera hara mu mujyi neza wa Rubavu. Mu karere ka Ngororero twagira mu DJ umwe bamwita DJ Yves, niwe mu DJ wa danje hari, niwe mu DJ utwika, niwe mu DJ ubikurikirana, ndetse niwe mu DJ ushobora kukubwiza uburo bwati iyi filime nubwo ugiye kuyitwara ushobora kutazayibona kuko iri gusohoka nabi. Ikiza abo twayingiye izindi tukazitwara zagwiriye. Bamwita DJ Yves akorera mu Ngororero. Mu karere ka Musanze ahantu bita mu Byangabo turasanga uwo bita DJ Pazo SE. DJ Pazo SE nawe n'umwana mwiza ukorera mu karere ka Musanze aho ngaho mu Byangabo, ushobora kuguhereza filime zose zasotse ku gihe. Hari n'undi bita DJ Pazo ukorera mu mujyi neza hari hafi no muri gare bita DJ Pazo, wundi we akorera nawe hari mu mujyi. Ndetse turi mu mujyi neza wa Musanze turasanga n'undi bita
DJ Juma. DJ Juma nawe ni umwana mwiza ndetse n'umupapa anytime ushobora kukugira inama mu gihe wabishatse. DJ Juma i Musanze nawe yagwa filime zose ushaka kandi ku gihe, ndetse ari no mu bantu iyo abonye ibintu byakomeye filime zabuze ashobora gufata umwanzuro agafata amafaranga ye akayashora muri za filime, ariko kugira ngo akunde anezeze abakiriya be. Bamwita DJ Juma i Musanze. Ndetse wabuze DJ Juma cyangwa se utabasha kumugeraho byihuse, washaka undi mu DJ bita DJ Musilamu bakunda kwita Drama, nawe akorera hari Musanze mu mujyi rwagati. Ni DJ wa danje kandi w'umu legend, umwana mwiza utagira n'ibintu byinshi, nawe uri seriye, nawe filime yaziguha kandi ku gihe. Mu karere ka Rulindo rero, mu karere ka Rulindo turasanga uwo bita DJ Jazz akorera ahantu bita Ishyorongi, bakunda kumwita Piero. Wa DJ Jazz akorera Ishyorongi nawe ni umu DJ wa danje. Ndetse utambitse hirya ahantu bita Nyabyondo, hirya hano usa n'uwagarutse hafi no kwa Bakibwija, hari undi mu DJ w'umukobwa bamwita DJ Biju. Sibizi niba DJ Biju agikora, ariko niba DJ Biju cyangwa se nanjye ngumwise Biju, niba DJ Biju agikora, umunsi uhuriza mubwiye ko tumukumbuye, dukeneye kongera kumwumva. Dukeneye abandi bakobwa muri kano kazi, hari Oruga, hari umudamu wa DJ Napia, bose bacuruza ibi bintu, bacuruza ibi bintu by'agasobanuro kandi bakabikora neza. DJ Biju niba ugihari, shout out, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kurinde mu byo urimo. Ndetse muri Rulindo turasanga undi mu DJ wa danje bamwita DJ Frodowari, akorera ahantu bita kuri Base, none umu DJ wa danje ufite filime nziza kandi zose ku gihe umushaka. Ubwo nyine wajya ngo kuri Base uri muri Rulindo akagwa filime zose zasotse ku gihe. Abandi ba DJ bo muri Rulindo man, mwicare mwige rwose, ariko ubwo nyine n'iki gihe namwe kugira ngo nyine mutange serivisi nziza ku bakiriya banyu. Mu karere ka Gakenke ho turasanga umu DJ umwe nawe bamwita DJ Ndanda. Abantu bari muri Gakenke bashaka umu DJ bita DJ Ndanda, niwe umwana mwiza kandi ubikurikirana. Umwana mwiza ubikurikirana, uciringa, ushobora kumva ikibazo cyawe, nawe wamutwaye neza, nta cyakuza no kuba yagukopa cyangwa se flash jiga 10 kugira ngo ayezurize 2000 akayezuriza cy5. None umwana mwiza uciringa wumvikana rwose, mwabaye inshuti ndamugutuye. Ubwo ho hari mu karere ka Gakenke. Dusoza rero reka twikoze mu karere ka Kayonza, Nyagatare ndetse na Ngoma ndetse na Gicumbi, tureba ama DJ badanje. Ubundi asigaye tutugana ku musozo. Mbibutsa kandi aba DJ bose uko nabakubwiye, bose imashini bakoresha baziguze muri JP Technology Company Limited mu karere ka Kayonza. Mugene mushaka umu DJ bita DJ Epa, mushake n'undi mu DJ bita DJ Hatanga. Abo ni aba DJ badanje ni muri Kayonza kandi babikurikirana. Mu karere ka Kirehe turasanga uwo bita DJ Soso. DJ Soso kandi ni umugabo, akuzinze impamvu bamwishe ka Soso, niba ari Solange niba ari bagiye kwegekaho sinkire muri metera kanegekeho. Anga wongeye kuvuga reka bavuge negetseho. Mu karere twari turi mu karere ka Kirehe hari umu DJ bita DJ Soso. DJ Soso numubura uzasake umu DJ bita DJ Saidi akorera Rusumo, nawe n'umu DJ wa danje. Ndetse n'undi mu DJ bita DJ Buyoya. Rusumo hari hafi n'umupaka, aba DJ bashobora kubikurikirana. Nubura DJ Buyoya uzashake uwo bita DJ Kasimu akorera Imahama mu nkambi y'impunzi. DJ Kasimu nawe n'umwana mwiza ubikurikirana ntari birye. Ariko kandi mu DJ nanone ukorera Imahama mu nkambi y'impunzi bita DJ Hungu. DJ Hungu nawe n'umwana mwiza, usore muremure w'iboga, ushobora kubikurikirana ku filime zigezweho kandi ku gihe. Bamwita DJ Hungu Imahama mu nkambi mu karere ka Nyagatare, ahantu bita ku Muyumbu Imimuri. Murasanga uwo bita DJ ahantu bita Imimuri
murasanga umu DJ bita DJ Muyambo, n'undi mu DJ bita DJ Eric akorera Nyakarambi, DJ Elize ukorera Igatsibo mu mujyi, ndetse n'uwo bita DJ Sami. DJ Sami nawe n'umu DJ wa danje w'umwana mwiza utagira ibintu byinshi, akunda no kwigaragaza, ariko n'umu DJ nawe ufite filime nziza zigezweho kandi ku gihe. Mu karere ka Ngoma turasanga bita DJ King. DJ King nubarizwa mu karere ka Ngoma, n'umu DJ wa danje uhari, n'aba DJ bose baranguraho. Gutu bujya gufatisha kundi mu DJ hari ahantu barangura, genda muri abantu muri Ngoma mugende mushaka mu DJ bita DJ King, ni ubikora fresh. Niwe mu DJ w'umwana mwiza. Tugana ku musozo turajya mu karere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi turasanga bita DJ Saidi Makasi. DJ Saidi umwana mwiza, n'umu DJ w'umuyisilamu wubaha idini ya Islamu, umu DJ w'umwana mwiza. Murabizi kuna abayisilamu ari abana beza, abayisilamu bene data. N'umu DJ ubikurikirana igihe cyari cyo cyose, atitaye ngo filime ngo yasohotse ryari, nubwo yasohotse saa 6 z'ijoro ukamubwira ati iyo filime yayigwa, bamwita DJ Saidi Makasi, akorera mu mujyi rwagati. Waruswa rundi mu DJ wa danje wa mu karere ka Gicumbi bita DJ Fabu Yaramba. DJ Fabu Yaramba nawe n'umu DJ mwiza ubikurikirana neza fresh, ndetse umu DJ mukuru umaze igihe kitari gitaya muri bindi bintu, ndetse n'umu DJ ushobora kuvuga filime yose iyo ari yose ushaka, ariko nawe ukubaha akazi ke. Nakomeze ninda ku kintu cyo kubaha akazi. Aba DJ bose nababwiye, niba utabafatishaho cyangwa se niba atari bo ba DJ ufatishaho, nyenye ko umu DJ ufatishaho tubaha akazi ke. Kuko umu DJ muzima utekereza afata filime umusobanuzi yasobanuye amasaha 2, 3, 4, 5 kugera ku masaha 10, episode 10 zimara amasaha 10. Izo episode akazigura amafaranga 400 cyangwa akazigurisha amafaranga 400. Ibyo bintu no kwica akazi. Ni nacyo gituma muzabona abo bakiriya banyu batabubaha. Babandi hahandi ujya gusura abantu bakubaza ngo ukora icyo, bavuga ngo ndi umu DJ. Man, aka kazi ni akazi ka danje gatunze abantu benshi, gatunze imiryango myinshi, ndetse kagakwiye kubaha. Ukubaha rero nta kindi ukuguhesha agaciro. Uri ufite logique ki nufata flash ya giga 8 ukayizuriza amafaranga 400. Ese iyo mashini warayitoraguye ukorera ku iseta yiwanyu, umuriro se urashinyika cyangwa se urasheka? Sorry, uwo muriro uri gukoresha uraseka basaga ikawuguha. Ikibanze kubaha akazi ndetse nawe ukibahisha. Ni wowe, ni njyewe, n'undi muri tugomba guhesha agaciro kano kazi. Rekana n'ibintu byo gufata filime kuzuza kuri flash nkuko ngukune ngo wakire ngo abakiriya ngo benshi ngo hanyuma ngo abakiriya benshi ngo amafaranga ngo nayo ngaje ngari menshi ko gikorera make. Ni hahandi nawe ubwawe uzajya gusura abantu bavuga ngo umu DJ bakakura bakubona nk'ikiwerewere. Ni gahunda. Aba DJ batubaha akazi mubakatire. Aba DJ bose nababwiye, aba DJ nababwiye nababatuye, naba DJ babana beza bakazi, ariko abo bana n'abakiriya babo kandi batagira kubeshya b'inyangamugayo. So rero ubaye uri Gicumbi wareba umu DJ bita DJ Fabu Yaramba ndetse na DJ Saidi Makasi bakorera mu mujyi wa Gati. Hari n'abandi ba DJ bita ba DJ Emi bakorera za Masaka ahantu bita ku Muderi, nabo nabana beza. Hari abo bita ba DJ Karimu Kayonza bakora ahantu bita Kawangire, hari abo bita ba DJ Chris bakora ahantu hitwa ku Murehe hitwa Muyumbu, hari abo bita ba DJ Shizo bakorera za Karuruma iyo za Gatsata, hari abo bita ba DJ Kavari bakorera za Kabarondo, ndetse na ba DJ Tanazi bakorera Nyagatare ahantu bita za Musheri. Abo bose n'aba DJ ba danje, aba DJ ba danje bakora ibintu fresh. Abango babibumbiye mu cyitwa Smart Vision. Abo ngo maze kubabwira nibo baba mu cyitwa Smart Vision, ariko nabo ni aba DJ ba danje. So rero
ku bantu bari hanze y'igihugu batabasha kubona umwanya wo cyangwa se batabasha kugura ibintu by'amabonoma, hari n'abandi bantu tugira bakorera online, abo ba USB Rwanda bakorera za Rubavu. Ariko niba ushaka filime byandi bya online, ubona umuntu agukubisa akarinki kuri WhatsApp kakareba nta bya danger, ukumva shaka umu DJ bita DJ Oshakur, afite na website yitwa Oshakuru shakuru-films.com. ashyiraho filime utabashije kujya kuri website ukeneye kuri WhatsApp, bakandikiraho Shakuru ukamutamo ibiceri nawe ukamwubaha, ariko apana kugenda umubwira ngo mpa link ngo nguhe desa. Shakuru yabikurikirana online akaguha filime. Nawe ni umu DJ ukorera online, uwo bita DJ Aristide Millionaire, nawe ni umu DJ ukorera online, nawe ubikurikirana. Abantu bari hanze nabo abatamo nta bya danger. Undi uwo bita DJ Honore. DJ Honore nawe ni umwana mwiza, ntari birye, nawe bikurikirana. Ariko undi mu DJ wa danger ukorera online, undi mu DJ bita DJ Hakimu. DJ Hakimu nawe ni wa danger, akorera online, nawe wamuhamagara akagufasha ukeneye uwo wakeneye ari we wese, yaba ari uwo Hakimu, yaba Aristide, yaba Shakuru, yaba USB n'abandi ba DJ batandukanye online. Uramubaza kwamaza si filime wayima online ntiriwe ni deplasa arayiguha. So rero abo bose nababwiye nibo ba DJ ba danger, babana beza kandi binyangamugayo. So niba umu DJ utamwumvishemo hano, simvuze ngo nuko ari umwana mubi cyangwa atari inyangamugayo, ariko se mumeranye neza? Niba mumeranye neza nta mahire, ariko nawe utanameranye neza aba nakubwiye quartier runaka n'abari kuyikoreramo, ukaba wumva iyo quartier navuze umu DJ uri kuyikoreramo muziranye, nyabona mugane agwe filime nziza zigezweho kandi zose ku gihe. So rero nasoza mbashimira ndetse nababwira ngo ibiganiro byacu ni akagaruka. Uturere tutagezemo, aba DJ tutavuze nabo bihangane, suko utwo turere tutavuze aba DJ barimo badashoboye, bashoboka ko bashoboye, ariko twagerageje gukora summary aba DJ tuzi cyangwa se batanga ubuhamya bwabo ko ari abana beza. Niba kandi abo twavuze nabo atari abana beza, manuka hasi muri comment umunenge utubwire ati yankoreye iki n'iki, tumunenge n'ubundi ubuzima tubireho gukosorana, nubwo nta ntungane ibaho, ariko uko byagenda kose nkamya ko aba DJ bose nakubwiye mubanye neza. Niba ari n'umukiriya w'uwo mu DJ nawe mubanye neza, niba mutanabanye neza kandi mwana kwegerana mukabicoca ibintu bikarangira. So rero ndabakunda, rero ibiganiro byacu nakagaruka in Vista African Location. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe amafaranga, ibahe no kugira icyo muyamaza cy'umumaro. Ndabakunda, ni DJ Dani wanyu, nibisanzwe ibisigaye witeka duhana umugisha.